Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professionnel ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo kubifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Bakunzi b'ibirori, bakunzi bo kwambara neza, ahangaha niho honyine ushobora kubona imyenda myiza yambikwa abageni bakamurika. Si ibyo gusa kandi kubera ko ahangaha tubakorera decoration ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu bukwe. Duhamagare kuri izo nimero tugufashe. Pereza reka nishimiye ko mumaze kumpa umukobwa wanyu. Kabisa namwe se mufite gahunda yo gushaka undi mugore wa kabiri? yase amumwari amuca inyumara nabyumvishe papa, nabyumvishe pe. Ahubwo anyije ndi gutangaza ushobora kuba ukiri umusore wari umuntu ukomeye cyane. Ibyo kujya mu blade niyo gutongoza umwana kugira ngo atazajya nca amazi akagenda ashaje ariko nta wabyumvishe utese genda birasasa ubukwe ntasanzwe. Benderisoni mwana Farige mugabo muri iki gihugu ufite sebuko udasanzwe. kubera se gutereta nako ndi kumutera nyine utuntu tw'udukuru nyine two mu cyaro n'ubwirije nk'ibyo ariko nta n'ikibazo buriya Clara n'umwana mwiza. Wenda ntabwo nakugira inama y'ibyo numva uri kuvuga ariko umugira buriya sekreteri, niba ari sekreteri niba ari inde akajya gufasha kuba wakurikirana bino bintu by'inzu. Yaba n'umwana mwiza rwose wazajya ubikugiramo neza. aho nanjye urebye niho naganishaga cyane nta bindi cyane ko nenda kwisubira inzu rwose. Noneho umwari we twaganiriye nawe yabyara arambwira ati ubundi biramutse biba ngombwa ko twigumira i Burayi wahagaze ubundi akanazitwarira papa nta kibazo. ntabwo nazangiza buriya nahitaho rwose ku buryo mwajya muza nko mu biruhuko mugasanga ibintu byose meze neza. Ikintu cyitwa ibyangombwa byazo ntabyo naguha. Ibyangombwa se nta kintu nabimaze kiri no kwita ku mazu gusa nko kuvugurura wenda ibintu binini nibwo najya mbahamagara nkababwira tuvugurure ariko rwose ntagacupa rwose ujye winywera nta kibazo. urebye nanjye uriya njye nahenga amagara mubwire nyine ko kugira ngo nsimbukire Nyamagabe nkumva kugeza n'ubu ngubu mama mwari ntanyitaba kuba yamanuka. ese umugore nagira ngo wenda ngire mu rugo ndebe ko namubona ntaramubona ngore kanjye ka investigation menye niba nyine hari ikibazo ku kinini gihari dufitanye cyangwa se hari akabazo kwa Dararumeri gusa ibyo twaganiriye n'ibintu binumvikana. none Rita umeze uteze uri kumva nabo mu ruganda ko umeze gute? kumara ndibona igihe nagufanga ahubwo ikibazo cyawe wowe ushaka gufunga umutwe ariko aba bantu bo bakose uko ukiri abantu babi ko bakubabaje ko ari abantu babi koko. Yesu we si umuntu wakoze shaba kubabaje
umeze neza oh ntabwo ndi umugabo ndi umuntu mwiza nagufungiye ahantu heza uturanye n'umugabo wawe umugabo uryamye hariya nawe urahangaha ni ukuri muregeranye iyo abashe guhumeka uramwumva niyo agoye uramwumva uribuka za kibazo ariko njye ntabwo nagakwitura niyo mpamvu ugiye kuko undi umwana mwiza ndasigaye nakubabuye imigendere shawirira ariko ntukagire kode wanze kureka nagako neza ubu noneho nizere yuko uturi kuri hano utuntu dutoya wanze kujya iwanyu wanga kugenda wanga kuba muri uru rugo urizirika ndakomeje ariko ko n'inshuro bakagiye kugenda ariko mu gihe ataragenda ube uri ahangaha ego nze niherere umukandaza niherere hari ubundi bufurashingi ego ubu uri kumva kuri ako kabodera ariko ubu yarakanyaze urareka maka ntabwo mureka urareka maka ntabwo mureka ariko disi utangira kubavuga ko sinundi wari ubu muzaniye icyayi ndagiye ndagaruka mu kanya kugusuhuza ariko nanone ingaruka aya matwi yawe atumva umwari yahukanye kubera yuko ngira ngo warabimbwiye ngo yahukanye kubera umwana wa Doni none n'ubundi byamenyekanye biranumvikana ko umwari atari umwana wa Doni ndetse n'icyatuma undi mama umwari atagaruka mu rugo tukubaka njye ndi kumva rwose kuyigaruka mu rugo tukubaka nano Imana iri kugenda iduha n'umugisha oya njye ndaza kubwira umwari yazi ko mpamagara kuri telefone ibintu abagobwa rwose tuvugane ndamubwira agaruke rwose umva nanjye nagiraga ngo byibuze kuko nyine simukadi yo ndayifite munaza kuri ya gahunda ya telefone kugira nimujya kugenda nyine uzahite mumbwira nitegure shaka n'igikapu ariko rwose bamufashe mama mwari iki ntabwo ari igihe cyo gutandukana Imana kugenda itanga imigisha dutandukanye oya imigisha se gusa ahubwo ni ukuvuga ngo njye igitekerezo nari mfite binabaye ngombwa rwose mama mwari akagaruka muzahite mwimuka mwizire muri ino Kigali mwaba muri iyi nzu mwaba muri yandi ya Nyarutarama mwaba imwe Nyamirambo aho mwumva mushaka muzahite mubaho ngaho unabishaka rwose ndagushimira uzajya kuri yandi yanjye ku rugenzi yanzu yanjye igenda hari aho noneho nkubwiza ukuri nahita ntuma ugashamo ariko reka nkwereke uriya uzashimira umuntu waguhaye umugeni uko byaba bimeze kose nanjye ndabashimiye rwose iriya nzu yo ku ruyenzi ndayiguhaye witeka we uzamuriye amashimwe inkuru nzabigira akashamo ndayiguhaye ibi yawe utunga inzu mu mujyi wa Kigali ujye uvuga ati ngewe Ludovic atunze umukwe witwa Birasa uzi ikintu cyane nzagwa nkigera muri iyo nzu nizasume z'abakire bakenyera zimeze gutya nk'amakoti serious me nigeze nkubona nimwe umuntu watamuteshe n'akana reka bakire barakiba isi bimeze nk'ikote ry'ine niriya oya n'ibintu byoro cyane mu mujyi soko zihari oya nta kibazo rwose oya nyanzu mbere kwitamuza kubiyasuma nekada ntugire n'ikibazo twe nitujya kugenda ibikoresho byose unyandikire ku gapapuro ibyo wifuza byandika ndakora list uzabisanga mu nzu witeka muzamura ikibazo Ludovic rwose umweko cyawe Mwana na mpeturi washingira yashingiraho washingira we bose yagenda urema mu ngaro yego nitujya kugenda tuzakubwira yego murakoze cyane
Clara. Clara. Reka ngende. Ariko mbere yo kugenda ariko sinigende. Reka muziture. Rero ndi umubyeyi. Ndi umubyeyi rwose. Ndi umubyeyi ngahumeka. Utandeba nkakuramo ijisho. Ninde w'imyosho? Urumva bitagutera isoni kurwana n'umuntu nkanjye nziritsanya. Nziritsanya? Ubu urumva mwatsinze. Ese urumva ugifite icyo cyo kuki mutahanganye nanjye se nziritukuye? Urumva ufite icyo kuvuga wowe? Igihe ntarapfa ngomba kuvuga. Yego. Niba wumva ushaka kunzibisha unyice. Kuko we sinteze kugusaba imbabazi. Yego. Kuko niyo nazigusaba. Ndabizi ko ari uguta inyuma yahuye. Kubona. Ongera uvuge mwana, ongera uvuge. Ongera uvuge. Hasi uko mira kwiruka ngira ngo. Wowe uratiri kukanga amagambo ameze gutya. Wowe umufite uruvugiro. Kambwira wa musaraba we. Kuki wabyemeye Mana nyagasani iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye amarira ni menshi reba imiboro ni kuki wabyemeye Nashoje se nyine urandeye ubaragiye mama kumburamo intumbi mburamo umurambo nyine uranyishe ntabwo ari we ndi kuririmbira n'ubundi ndabona muri kunyica reka icyo kirori cya nyuma nyikorere ubundi njye n'umwuzukuru wawe uzadushyingure mu mahoro cyane imbeba zirabyara nkaswe ubu uzi uri kuratike iyo mbe uvuga uri kurata nuse n'umukobwa wenyine ufite aho baterera inda wenyine cyangwa se wa mugore uri shitani umugore Icyo cyambere uzazira ukwiriye no kwitwa umubyeyi wowe uzazira umunwa wawe cyo kintu cyo mbasha kumbwira uwo munwa wawe wowe no uzazira watinze urabona ufite ubwoba ntabwo bufite habe na buke yego habe na mba ndaje turane mu kana ubwo bari kumpumuraho reka baguteraga imitoma numva amagaza arakurugi byose ntabyumva yewe niko
uri tayari tugukingire se ndarengana da twanyizanye n'iby'ubukwe uri kuvuga oya nakuvuga ngo iby'ubukwe se ugira ngo ibyo bireka byarangiye nyine ariko urabona ko tugisa nk'abageni yego komeza ubu umugeni rero numvishe papa umwana ari kukubwira ko ashaka kumugira sekreteri ese wakwishinga ibya papa umwari yari akazi nagakora nyine aho se ubizi ukuntu avuga amagambo yo gusetsa abasaza nk'abariya baba ari abantu bakomeye buriya ashaka kukubwira ijambo ukagira ngo ntabwo akomeje kandi akomeje ntabwo akomeza kuri hariya rahira ko atagutura hasi wumvaga kweguka rahira ko atagutura hasi karate anjyana hese anjyana yiganirira so umwana arimo aritegura ubu tugiye kugenda ibintu bisa rudavuga gukora kugira ngo amaze umwana amuhaye n'ibyo narabitekereje nsanga nta kindi kintu nakora none se mama yarapfuye ntawe uhari sibyo siko bimeze nta papa ngira umubyeyi nsigaranye ni data bukwe njye nawe umwana niba tugiye kwigira hanze undi muntu nasigira bino bintu undi ninde muramurengeshejwe kandi ashaje nawe gusa azabimaze rero wigira ikibazo nawe na mama rwera nabatekerejeho kandi nizeye neza ko buri muntu wese muri mwebwe azishimira Imana namugeneye nta kibazo tuzayishimira sibyo so witegereze nuramuka ubonye mesaje mama rwego mbabarira umbwire njyewe nawe turavukana uzi ko n'ubu pe ntarabyumvisha kuri mukuru wanjye mbwiza ukuri pe ni wowe mwana wa Domina Mesera ati hari icyo utabonye mama we byose ntabikweretse none se mama rwego wenda kuko mama yakoze byinshi pe mama ni umunyabyaha mama ni umuhemu reka mvuge ngo mama yakomerekeje imitima ya benshi natwe turimo nk'abana be ariko rega burya nta muntu udakwiye imbabazi ni ukuri uze kuko twemere mama afungwe niba kuko ari mama wawe wenda sinakwirirwa mvuga ngo ntabwo yakureze wenda ngo mvuge ngo waciye muri byinshi kuko utari uri kumwe nawe ariko byibura mama rwe korera kuba yaragutwisa amezi 9 amezi 9 inda yawe ntiyayikura uravukuza kuri iyi si nubwo wenda waciye muri byinshi si byibura nta buryo wenda abigenza wenda nafungwa cyangwa se wenda bakamukatira nk'igihano wenda gitoya dukore nk'abana barimo baravugira umubyeyi nuko reka nkubwire Domina ni mama pe sibyo ndabyumva nta nubwo ngiye nzamufungira kuko yantaye cyangwa atandeze ariko azafungirwa ibindi byaha yakoreye abandi kuko niko itegeko ritegeka
ubwo rero ni itegeko rizamufunga ntabwo ari njyewe uzaba umufunze. mama Rwego ko mbizi wenda sinzi wenda niba ari wowe ufite kashe ya nyuma wenda ushobora gushyira kuri dosiye ya mama akarekurwa cyangwa agafungwa, ariko wenda wagerageza mama Rwego, ni ukuri wagerageza kuko ibyo amaze kunyuramo ndabizi ko n'umutima we umushinja ibyaha ashobora no guhinduka. Ati mama wawe yakoze ibintu byinshi pe, yakoze ibintu byinshi ntakwiriye imbabazi, kandi n'ubu ngubu aracyabikora. Mama Rwego ari umuntu utagira ikosa kuko kuri iyi si. Ikosa ku buryo abantu bose bafite amakosa nk'aya Domino? Ese tuvuga yuko ari wowe wenyine wakoze ibyaha byinshi kuri iyi si y'Imana kuko tuvuga ko ari wowe ukwiye gucibwaho iteka ku buryo nta muntu n'umwe wamubabarira cyangwa wamugirira impuhwe. Ako se bamubabarira yigeze ahanwa byibura ngo yumve uburemere bw'ibintu yakoze? Yigeze ahanwa? amafaranga ngiye kuguha uzayakoresha neza, azakubera igishoro cy'ubuzima, ntuzigere uyapfusha ubusa. Kandi ikindi nizere ko utazigera umpamagara umbwire ko wahombye. Oya birasaba uri kuvugisha ukuri se koko ibyo bintu urabikora? Kara ni ibintu natekerejeho rwose, nakugeneye miliyoni 2. Birasaba urabeshya. Miliyoni 2? Birasaba urabeshya. Miliyoni 2? Ngiye Karara uzi nazikoze iki? Biranizeye ko uri kwiganira. Ibintu byo kugenda utera ibirakango biraho ngaho. Birasaba nabwo bushobozi mfite, niba uzakuramo agasaro byibura uzajya wakiriramo abantu 3 cyangwa 2. Miliyoni cyane 200,000. Miliyoni 2. Kandi ni ukuri Kara waramfashije buriya, nubwo nyine haje n'ibintu by'ibibazo by'ibigaragazo, ariko waramfashije mu buzima. Kandi ikindi nubwo ngiye kujya hanze, singiye gupfa, singiye guherayo, nzakaruka. Rero nzishima igihe nzaba ngarutse mu Rwanda, njye nawe turi guhuza ibiganza. Nsanze ufite nk'amasaro nk'atanu mu mujyi wa Kigali, warateye imbere. Amasaro gusa n'amahoteli ahubwo. Miliyoni 2 ariko? Ubwo miliyoni 2 surumva zavamo hoteli. Sinzi ukuntu nabyakira, ndi kumva ari nk'inzozi. Nizere ko ndi bukanguke nkasanga twari turi kuganira ari ibintu biri aho gusa. Harakana ugiye kugusaba rero. Urabizi ko mama Rwera ari umupolisi. Nshaka kumukorera surprise. Impano namugeneye nzayifatanya ifunge muri envelope. Nshaka kuzayiguha wowe ubwawe ukazayijyanira. Kamushyira kuri polisi? Reka uzakora uko ushoboye, umenye iwe mu rugo ahaba, uyijyane atazi ibyo ari byo, umuhereza umubwire uti birasa yaragiye. Yewe yakwiyahura. Oya ntabwo aziyahura ndabizi. Yakwiyahura mu Rwera nuko. Umubwire uti birasa naho mwari baragiye, ariko bansigiye ubutumwa bwawe. Oya birasa nuko utamusezeye kuko humura. Yakwiyahura we mu murwe. Ako kanvelope karimo n'urupapuro, kandi urwo rupapuro nirwo kumusezera no kumubwira amagambo meza ko kumufasha tukorera. Birasa wazamusezeye kuko amazi ku mazi. Ntabwo byakunze. Ati nta munsi n'umwe mama wigeze hano ngo yumve ukuntu igihano kimera. Banza ariyo mpamvu agumiza akora biriya bintu byose. Mama Rwego, ubu nta buryo wenda yakwikosora. Erega njyewe hariya narahageze ndahazi. Nta buryo wenda yakwikosora atagombeye gufungwa. Ni ukuri njye mbona hari uburyo wenda ushobora guhinduranya wenda nka dosiye n'ukuri mama Rwego.
Irati Domina wamukosora ute koko? Wamukosora ute? Wamukosora ute uriya mugore? Wenda wakicara ukanamuganiriza. Domina ntabyo muganirizaho, agomba gufungwa. So wamukatira wenda nk'ibya burundu niba sinzi ukuntu babivuga muri amategeko ngo baravuga ngo burundu bwa kato ngo umuntu ngo Irati nanga amarira yawe pe. Irati mbabarira ko kundirira mu matwi. Mbabarira Irati. Uratuma ndakarira hano, mbabarira. Uri umwana w'igitambambuga ku buryo ubabajwe nuko mama we yagusiga. Uzi ibyo yagiye akorera abantu mungana, abana mungana. Nzabaho gute? Umwana isa ntimungana. Ntimungana ra? Windiraho. Irati mbabarira pe, mbabarira. Ngiye ko yansize ndi uruhinja. Ko byibura gutwisameza. Yabireka se kuntwita ahubwo. Ko ari byo byari kuba byiza. Ako se mama rwene wowe wavuga gutyo kuko uranzi ko uri umunyempuhwe n'umunyembabazi. Byibura reka dukorere kuba ubonye mama wawe kuri iyi myaka ugezeho. Nta buryo byibura wamugirira impuhwe mukongera mukabana nk'umubyeyi n'umwana. Genda umva n'ukuri kumukira hariya atari cyo gisubizo. Irati ntabwo byakunda. Mama agomba gufungwa. Kandi nta n'ikindi nzongera kubirenzaho, nta n'ikindi nzongera kuvugana nawe. Reka ibintu byose mbikore nk'uko nabipanze. Kandi nk'uko nabikubwiye ugomba kubigenza uko nakubwiye. Nta kintu n'iki na kimwe wishe. Agomba gufungwa. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze, byose uri kumyuramo, byose bizarangira, natitaderehereza.